Twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye, by'umwihariko ay'abakunzi bacu baba batwandikiye muri komenti badusaba ubusobanuro bwayo. Umunsi tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'izina Philomene mu mico, imyifatire, ibyo akunda, ibyo yanga ndetse n'inzozi z'uwitwa iri zina Philomene. Tuguhaye ikaze rero, kigera hano bwa mbere tukubwira ngo banza ukande subscribe niba utarayikanze, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina atandukanye tukugezaho hano kuri FAB TV umunsi ku munsi. Katuguhe ubusobanuro bw'izina Philomene, ariko mbere yo kuguha ubusobanura uze kwandika ujye kuri search wandike ijambo Ndamage TV ubashe kumenya ibyegeranyo bigezweho, cyangwa se ujye ubasha kumva ibyegeranyo bigezweho bifite ireme bicukumbuye rwose, ntucikwe kuri Ndamage TV. Eka rero tuguhe ubusobanuro bw'izina Philomene. Philomene ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki. Philomene risobanura ukunda abantu cyangwa se ufite umutima w'urukundo n'impuhwe. Riva rero kuri Philo risobanura urukundo na Menos risobanura umutima cyangwa se ubushake. Ni izina rero ry'umuntu urangwa n'urukundo n'ubugwaneza. Mu bijyanye rero n'imico n'imyitwarire y'uwitwa Philomene, akunze kuba umuntu utuje cyangwa se umuntu wuje urukundo, wita ku bandi, ufite impuhwe n'ubwitonzi kamere cyangwa se karemano, utuje, wubaha kandi ukunda amahoro, woroheje mu mvugo no mu bikorwa, uharanira kubana neza n'abantu bose. Akunda rero kuba cyangwa se ibijyanye n'ibyo akunda kubana neza n'abandi no kubafasha. Akunda amahoro, urukundo n'umuryango, akunda kuganira n'abantu b'amahoro kandi batekereza neza, ibyo gukora bifite umutuzo n'ubushake, cyangwa se gushimisha abandi no kubonera abandi akamaro, cyangwa se kugira abandi akamaro. Uyu witwa Philomene anga rero amakimbirane, amagambo mabi n'urugomo. Yanga rero gutukwa cyangwa se guteshwa cyangwa guterwa ubwoba, akanga kutubahirizwa, guhezwa cyangwa se guteshwa agaciro, akanga guhutazwa cyangwa se kwangwa, umwuka w'inzangano n'uruhure rw'abantu bashyamirana. Akunda rero kugira umuntu witwa iri zina Philomene, akunda kugira inzozi zo kuba mu muryango cyangwa se muri sosiyete y'amahoro, gutanga urukundo n'impinduka nziza mu buzima bw'abandi, kuba intangarugero mu rukundo, ubuntu no gutanga ihumure. Ikindi, akunda kugira inzozi zo kugira ubuzima bwuzuyemo ituze n'icyizere. Ikindi, gutekereza cyangwa se gutegura ejo hazaza hafite ibisobanuro birambye. Ubwo rero ubusobanuro bw'izina Philomene.